Naramanutse mbona basenye. Nitambona kinyuma none. Kuko wasenya ubwirarira hanze gusa. Nabonye bibaye ndavuga kereke n'ibyo. None sana kore mu nzira mu mazi y'imvura mu nzira y'amazi y'imvura mu bicondo n'ibisogororo ubwo kumongoro bigenze ute? Yewe ndabura minuro tubaha ikaze mwese abakurikiye Pax TV. Cyakora mu kiganiro cya none turaza gufatanya na Ireme News. Hashize imyaka myinshi havugwa ikibazo cyo kwimurwa nta ngurane, ikibazo cy'abantu bimurwa batishyuye, ikibazo cy'abantu bimurwa badafite aho bajya kandi bataharangiwe cyangwa se ngo bahabwe ubufasha ubwo aribwo bwose bwabafasha kugira icyo bigezaho bimukiye. Ni ikibazo kimaze igihe, ni ikibazo cyagejejwe ku nzego zose z'igihugu, ariko cyaranze gikomeza kuba agatereranzamba. Ubu turi mu kwezi kwa kane Mata umwaka wa 2021. Ese habura iki ko hamwe muho bagiye basenya bimura abantu bavuga ngo ni ibikorwa by'iterambere, n'ubu nta birahajya, hamwe haracyara amatongo ndetse henshi, ahandi naho n'ibikorwa byahagiye usanga ntacyo birushije hanini ibyahavuye, cyangwa se ugasanga hasa naho nta kintu cyateganyirijwe. Imyaka ni myinshi hibazwa ngo habura iki kugira ngo izo ngurane ziboneke. Ese ni ikibazo cyaba giterwa n'amafaranga make mu isanduku ya leta? Icyo cyo nticyaba ari ukuri. Ese ni ikibazo cyo gusaba amategeko nabi abayasobanura ku ruhande rwa leta ntibamenye inkurikizi, cyangwa se ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu kwimura abantu nta ngurane? Icyo nacyo biragoye ko kiba ukuri, kuko leta ifite abahanga benshi mu gusoma amategeko, itanabagira ntiyabura abakonsulita, abagishwa nama babyumva neza. Bipfiraye haciye igihe kinini, ubutaka bwinshi abantu bakwa muri buri karere, ibibazo nk'ibyo biraboneka, imirimo icishwamo ibikorwa binyuranye, rimwe na rimwe byitwa igiterambere, kugasanga uko byasabwe siko byagenze, ahubwo hakozwe ibindi. Ahasenywa havuga ko hagiye kugira igikorwa by'iterambere, na n'ubu hakaba hashize imyaka 10 nta kirahubakwa, ahubwo hakira amatongo. Bipfira he ko ikibazo cyagejejwe ku nzego zose kuva hasi kugera mu bushorishori, ariko kikaba kitabona igisubizo? Ese iki kibazo kizakemuka ryari? Reka dusubize amaso inyuma gato, turebe agahinda, amarira, umutwaro uremereye uba uri ku mutwe w'ababyeyi, w'abantu, w'abavandimwe, inshuti, abanyarwanda, abaturarwanda muri gakondo yabo, babuzwa, bavutswa uburenganzira ku mitungo yabo, ku mazu, ku butaka, ku mirima n'ibindi, ndetse rimwe na rimwe bakaburagizwa badafite icyerekezo, badafite amajyo, badafite aho baganishwa, nta ngurane. Kugira ngo tubashe kumva amarira, agahinda, ikibazo n'uburemere ku miryango, ku babyeyi, ku bana n'abandi bose baturwa muri icyo kibazo cyo kwimurwa nta ngurane, tubaha ikaze. Dusubize amaso inyuma gato tubitekerezo. kujya twubaka usenya turananiwe, Rwanda ubikorera iki? Mu gihe hari abishimira gutangira umwaka mushya w'2020, ababo bawinjiranyemo umubabaro, agahinda, icyizere gike cy'ahazaza habo, no kwibaza cya kibazo kigira kiti ejo nzamera nte? Ikibazo kitari gikwiye kuba kibazwa n'umuturarwanda wa none. Bameze nk'akanyoni karitse ku nzira, kaguguza ka cya gisakuzo kagira kati nzapfa, nzakira, simbizi. Waanze kuja kurya unabuza. Umukecuru reba abo nabicaye ngaho bose ntibafitanye bari byerekeza. Kwabasiye mu minsi ya nyuma isoza umwaka wa 2019, ntihagire isegonda n'imwe y'ikiganiro gucika, ihera ijisho ubundi ushyira ibwonko ngo ubashe gutandukanya amakabya nkuru cyangwa se amapfobya nkuru ashingiye ku marangamutima no kuri nyakuri kw'ibiriho kandi byivugira. Ku gasi kanza pfuruhe impinja n'ababyeyi baratakamba. Ese bazumvwa nande
niba atabaye jyewe ntabe wowe. nka buryo bareba bubaka cyane buracya bakabisenya ufite inyamaswa yewe nkabura minuro waya waya sigabanya usa ndababaye Rwanda yewe Rwanda Rwanda ubikorera iki kujya twubaka usenya turananiwe Rwanda ubikorera iki ukavukira genda kumva muvandimwe ariko se mugire mbe ariko se mugire mbe niyubakira ikiraro wubaka igorofa ryawe guma n'imodoka yawe undekere ibirenge cyane inoti zawe umpicyo giceri cyanjye uramora ikishenge Zangira tsiga amazina yawe. Nyirangirimana Jeanne. Wowe ikibazo cyawe giteye muri kugusanirwa. baradusenyeye nyine ibyo baraje bazirika amazu hari nta naho kujya badushakiye nibura n'ubwo turi kurara mu matongo ni ukuvuga ngo twabuze aho twerekera baduhaye ibihumbi tukajya gushaka inzu bakaduca amezi 2 bakayabura rero nuko tuza tuzi uko tubigenza tuzi aho twerekera tuza kuganirikamo hano ahandi tufite koko mbese nta n'icyerekezo dufite ubuzima bwacu bwari buri hano ahangaha bagira ngo bagufite akaryango ukabakuraho 5,000 ukagukuraho 10,000 ubuzima bugakomeza n'abana ni nkaho turi mbese turi kavukire hano twabuze iyo twerekera no kuvuga ngo turi kurara mu matongo. Wowe umaze kingana iki hano? Ahangaha amaze imyaka 15. Amaze imyaka 15. Inzu hafite nizo wubatse cyangwa waraje atura? Naraje ndatura, naraguze ndatura. None igitekerezo ubutumwa cyangwa icyo wumva wamenyesha abafite ububasha ku ifatwa ry'ibyemezo ni ikihe? Icyo numva nabamenyesha ni uko badukorera ubuvugizi nibura basi bakadushakira ahantu tuba kuko n'ubwose twabuze ahantu twerekeza abana uburyo umuntu yabona nibura n'aho yakwikinga akava mu gihuru kuko imvura irabivuye genda itunyagira nta bushobozi dufite bwo kwishyurira izindi nzu n'ahandi dufite twakerekera kugenda tubundabunda gutya. Biti baby kuri kurira sha urashaka iki? Kugusenyera ku giti cyawe inzu warutuyemo ese wanakodeshaga gukodesha cyangwa warutuye gusa mu yayo yonyine? Hariyo nari nabagamo hari n'andi yarari ku ruhande y'amanegisi nakodeshaga.
uriya ninde ugiye mwori biramwanya mbese ubuzima busa nkaho bwahagaze turibaza ahantu tujya tubaza ahantu werekeza abana bikagucanga ugasubira inyuma rero ukavuga ati n'ubundi mbese ubuzima bwahagaze nguriya Я не выхожу, я тоже. Kari uranyuka kangize kodesha. Abana sobanura iki? Bafite amezi atandatu. Naho yo? Naho uriya? Papa wabo asariye? Imyaka 2 n'imyaka 5. Abandi bashije kugenda barasigara. Ubu maze amasaha arenga 4 hafi 5
abantu bumva batekanye cyane abantu bahize kama dusa ubuzima bwacu bwarahagaze hano si uretse wowe indi miryango hajya bakareba bambwe ko witwa uretse wowe hari abandi bakozi basigayemo hano cyangwa wowe ntibari mwari byawe gusa bari icyo gitumye tuzi ejo natwe tunyagirwa nk'uko mubibona rero turimo turamanuka ahantu mu gishanga imvura ikaba yaguye cyane imvura yaguye ku buryo abangaba batubwira ko bari kugama hano nk'uko mubibona rero ni saa 8 n'indi minota irenga hafi saa 9 z'ijoro hepfo ngaha muri imiryango ingahe hepfo ngaha muri imiryango ingahe muri kimwe ugiye kumwana atagira waje ukagenda rero muri cyane cyane n'umwana imbere ngane mujye imbere mbamurikire baryamye agenda ukwereka baryamye twereke abambere baryamye yatunyagiriye hano ikoye mwabonye se uko mwugama imvura yatunyagiriye
ubu dore tugeze hafi saa 9 z'ijoro z'igitondo z'ikirere mwatonda kuri basangaye kariya kana kangana iki gafite igihe kinini iki kariya karimo hariya ni umwana ufite igihe kingana iki afite imyaka 5 ubu yari yatangiye ishuri uwo nguwo ntabwo afite imyaka 5 ntabwo aratangira kandi twabacudikishije abantu icyo wagereje ni ukwegeranya ibiti n'amabati kugira ngo ubone kuryama ibyo twereka hano ese mwanororaga kariya harimo abantu bangahe harimo nk'abantu abantu 10 muri rwati babyutse sibyo amadebo muze hano ubundi si umurasinzira buriya ngo tujya gucumbikisha abandi babo n'abafite uduhinja bagiye kuducumbikisha wa mumama bavugaga wabyaye se ufite akana hariya yabonye agacumbikisha yagacumbikishije hariya haruguru kwa mukuru ibintu bye biri hano n'umwana bamujyanye yagiye kariya kangana iki kariya gahinja kangana iki afite nk'amezi 8 amezi 8 none icyo wa nubwo ateka dufata iyemeza ariko turi hano dufata aya mashusho ngo tuyageza ku wo ureba niba hari utumutanga hari icyo uvuga nyine ikintu nasaba ari kudufasha bakaduha ahantu ho kuba wari utuye aha ngaha nk'ukodesha cyangwa wari wubatse ari nubatse mumaze imyaka igeze nko muri 20 rero nagize 9 hasi n'8 ubundi rero hubatse bigenze gute baraje utura barahashakira ego narashatse umugabo ndumwe ndamubunda mubura ubuzima rero arabuhasiga amasigara njyenyine n'abana bangahe mfite umuryango w'abantu 10 umuryango w'abantu 10 mwese mwana mwibati abantu baje kubatwara imvura iguye bake bagiye usigana n'abandi sigana kara gahinja n'abandi bangahe bagize nko muri 4 ubu nabo 5 abandi imvura yaguye barabajyana aba wowe warutuye abakodesha bo bari abakodesha nabo bari ndekira bo tumukodesha turagera hose bariya n'abana baryamye hariya reka nabo tubegere
Hirya afite amezi 10. ubushyuhe bwamugezeho cyangwa n'ubu bwamugezaho gute se wa muvandimwe we kureba ari ibyago nyine tuba dufite. ubu iyo mvura y'amasakane yose mukikira yego ariko mwadukorera ubuvugizi mwabavandimwe tugenza amasaha rwose dore ukuntu tuba turyamye n'abana bacu twebwe turabapangayi twabuze uko dutaha reba ukuntu imvura irimo kutunyagira twashatse abagabo baratujugunya bakimara kubona ibi bintu twebwe noneho ubu ngubu izi saha tuvugana na nyirinzu twahaye amafaranga yatwitakanya aratubwira ati ntabwo nagusubiza amafaranga dore natwe bansenyeye natwe rero bizi saha tuvugana nta tike dufite abagabo baradutaye abana bacu turimo turabaryamisha gutya imvura ibanyagira mudukorere ubuvugizi 10 none bya 15 bahaga bapanganye ntabwo bahaga oya nukuri ntabyo bigeze babiduhaye tukaba turabaduhaye abandi barabaye ariko tunaye uyu mwana wowe hetsanga iki n'uwawe aho hepfo abandi bahari n'abandi ubu hano muhari muri abantu bangahe mugereranyije bakubonye abo bana bangana iki umwe afite ibiri harimo uw'amezi 5 uriya muntu undi afite 7 undi ni 2 undi n'amezi 5 akajya afite igatsi iyi mvura si ubu muri kwibanaho umuti tujyane no kwangura amazi ni umuryanyo mazi abana se kumira tende kuborosa bihagije ni ijoro rya kangahe munyagirwa mukecuru tunyagiye mu gitondo gitondo bapangaye n'ejo n'ijoro muri amanya data hano harimo bangahe barimo abantu bangahe mwaramutseho mwihangane ko tubabyukije rwose natwe twariraye tugira ngo tumenye koko baratubwira ngo nta muntu arahanze twagira ngo tumenye ko muhirwa ku manywa nimugoroba mukajya mutaha cyangwa niba koko ariko biri hano muri mu banga bunga 2 3 bane 5 n'umwana dore n'akana ka gatandatu ubu tumwe se muha inzego zibashinzwe n'ubuhe turashaka ko mwatugira rwose ngira ngo bakadubura amazi tugataha pe nk'abo mwataha mugiye cyangwa iyi materase ko mbona niba ari matoni cyose byabaye amazi byatose dore n'inkono zuzuye amazi ubu ku munsi mubasha kubyanika cyangwa mubongera mukabimisha bitose nta kundi sinaniri hano kubyanika nabwo hano muri ntabwo tubura amabati ngo dushyireho turyamere kumwera inzu yanyu ni iyi ngiyi murimo buri abana banjye 2 nanjye n'uyu niwe turi kumwe hano
wowe n'abana babiri wowe ufite ufite umwana umwe nawe babiri wowe ukagira umwana umwe ngo ni bane wowe ukagira babiri nanjye abana babiri nawe uba muri batatu batanu barindwi muri ahangaha ni na imvura yaguye imvura yaguye turambona unumukeka ku basanga tujya ku muhanda none se kumurira ye waryama ku manywa cyangwa turaje tujya kwicara ku muhanda bwakeye ntabwo hariya si babandi se hano kumana kandi hari Yego, oye. Byashoboka. Oya, twahagera se wapi? Ntabwo ariho. Nikoye? Imvura yaguye amahoro. Nikoye? Imvura baguye amahoro. Muryango muri banga mahonga baramutse. Muri saa 9 z'ijoro ndi matenda n'iki? Yangana ko tukambira musa. Watose ariko abana batera bamazi. Ubusa twega tutujya ariko imvura iri bitangiye kugabanuka. Bari bavuze ko nta bantu bari kuraramo hano mwe mwajemo gute? Kuba dusenyera niho twaje. Muharyamye muri nk'abantu bangaye. Imiryango irimo hano. Abifashije bagiye ndavuga abasigaye hano. Abo basenyeye bose hano. Abo basenyeye ni nk'imiryango ingaye hano no hirya. Ndavuga abo basenyeye bose hano n'utanu cyangwa ni bose abasigaye. Noneho barimo nabo basenyeye bose muri bangahe. Ni benshi cyane. Barenga ijana cyangwa tujya kubegana barenga. Abandi bari hari haruguru. Hariya si yanze tubinyuze mara. Hariya tuvuye. Yahageze modifi. Ama modifi. Ariko twabitwibagiwe. None se hari inzira yindi igera barembye. Tunyuze hano. Mu duce mu hano twari tumwibagiwe. Barwaye. Tubure dusariza hano. Iko imvura yabasize se? Bijyanye muri bangahe se? Abandi bagiye hari abana basanze hano ku manywa babiri. Turi he? Wafanya shitingi ugatuya se kandi ikindi kibazo nakabiko. Ubu ni ijoro rya kabiri bari hanze. Witwa Gedesi. Bakutubwira nawe wamenya.
ikaye abana bacumbikije urakoze cyane komeza wihangane none se wari ufite inzu se cyangwa wakodesha nari mfite ubundi nari mfite inzu abana bararagamo n'igikoni cyo gutekeramo hariya si mu bibati harimo undi mu bibati wa mudumu yagiye kugama nawe oya reka twe kukugora tukutinza komeza wihangane ariko impamvu natwe tuje iri joro ni uko dufite icyo cyo gukora basi se njye wanjye waguha urara ariko tekereza kugera imvura igwa iyi shitingi ni abantu bayihisha abanjyaniye abana nibo bayihisha sawa rero katugende turebe n'abandi komeza mwihangane oya si ngombwa ariko ushatse kubavuga uko n'undi niba uri kuburamba cyane witwa nde mu buvugizi bwawe suko uraye hanze iminsi ingahe ni imisi 3 komeza wihangane sawa n'abandi bagiye gucumbika barahuye cyane ariko wite uturengere rwose turabarwa n'uwiteka rwose kuko Mana aho tugeze Mana harimo bangahe benshi n'abana abana mwasinziriye basinziriye mu by'ukuri imibare mutubwira imibare ihari y'abantu barimo hano mukurikije n'ibanga nk'ubu ngubu twe ntabwo twabashe kubagera hose ariko mwavuga ngo abantu barayemo hano ni bangahe ni nka 40 ngahe cyane 10 bangahe baryamye hano batamanye hano amaze kureba ni nk'abantu 70 na
kuko hari abari ruguru iriya hari abaryamye hano hirya ndavuga baraye hanze bajya muri 70 no mu matongo hari abantu muri hano mu binongo no mu byondo turi hano mu gishanga mutwereka mu gere mutubwiye bari kunzira tuzamuka tunagenda umukecuru n'abana afite nk'imyaka ingahe Imana niyo yadutabara naho abana b'abantu ntabwo byakunda ubu ngubu weho matera se simba yatose matera yatose cyane nanjye nanyagiwe ariko dore rero nayatike bajya batanga ntayo bigeze baduha iyo baza kwiduha dore iwacu n'icyangugumba natashye njye nari umupangayi none se mu kazi hari akazi mwakoraga cyangwa oya nari mfite umugabo ngewe nacuruzaga agataro nari mfite umugabo noneho abaze kubona ibi bintu aranjugunye amaze kunsiga nsigana n'akana kanjye dore ngaka n'utundi twana tubiri nacumbikishije ubwo ngubwo umugabo wanjye amaze kubibona gutyo yigendeye aravuga ati ntabwo nakwiteza umugore noneho rero ubizi isaha tuvugana na nyirizo namubwiye nasubiza amafaranga na twari twamwishyuye arabyanga rero mwe abavandimwe rero ubwo na yatike bavuga ngo baratangaga ya 15 ntayo bigeze baduha iwacu n'icyangugu nagenda gute ni ukwipfira nyine kwipfira rwose mwihangane ubu rero nabo twagize ikibazo babonye tuzamuka tubereka n'abashami tuzamuka ubu bazanye kugera he bavuye hariya hirya mu kubita umwice baragenda hirya iriya kwa mitariti inzu yanjye yabananiye inzu irakomeye dore ngaba mo hariya ngaba aba ni abana baryamyemo hano bagiye nyine baza gucumbikira ese gucumbika mwavuze ntabwo ku miryango no kujya mu mabati no kujya mu mabati ndetse twacumbika mu nzu gafite harimo abana bangahe abana batanu naho harimo abandi naho harimo abandi sawa gukana bihare uri mubi nazamura mubi wewe ukitibata kusema witwa ndesha witwa nde witwa nde witwa Ishimwe Ketia Ishimwe Ketia wiga mu kangahe mu kabiri wiga ku kigo Bose uramuza kwiga ryari byagenze bite uburyo kujya mu gatatu umwana wawe mizero
cye azubaka he azarushinga te azabaho ate ukavukire isi yandi yinica ntikize bakujugunyiye nabwo zahize aho makingwa ya uracyayibuka ukavukire ntanuvukire kavukire urubyiruko ruvuka mu bimukira ngo kavukire bashya umujyi. Iyi mvura se bityo waryamye ko mbona amatora ikonje ubasha gusinzira? Wigira ubwoba turakonje. Aha niho mwavugaga mwaje gucumbikisha abana? Hose harimo abana? Hewo watubwiraga ngo hari icyo ugiye kuvuga mu kanya cyangwa bakikuvugiye? Abatubwira ngo hari ibyo twavuze. Umudamu watubwiraga Kira. Twageze no ku mama batubwira ko nta bantu bajya baharara, mwese mufite aho mucumbikishije. Nicyo cyatugaruye. Reba ko ariko bimeze ko kuko imvura iguye bitewe ko nta binyagiye. Nubwo akanga uraye hanze nawe nubwo kabiri birara bamaze kane amaze gatatu noneho hano basenye vuba babanje hirya. Bahiriye hakurya bagenda baza gutya. Hano uri kumwe n'abantu bangahe? Cumi n'umwe. Ubutumwa abayobozi bashinzwe n'ubuvuzi. Ubutumwa abayobozi bashinzwe icyo wababwira. Twese twe bayobozi ariko ibyo dufata aha ngaha twabigezayo. Icyifuzo niyo batagikurikiza ariko nibura mwari wakivuze. Ubundi icyifuzo ubundi habonetse ibyangombwa bakabyara nta mafaranga cyangwa se bakatureba niba yaho kuba baturebera singiza usibye ngo ndumva nta n'ikindi kintu baturebeye aho abaduha amafaranga tukabona ko tubona ubushobozi bw'aho tuba bizatubera byiza. Wari utuye wakodeshaga kuva ryari? Abandi se ko bagiye babaha amafaranga we ntabaguhaye? Amafaranga baduhaye bamufana mu bindi. Inzu yanjye naho nza gukodesha inzu nagezeho baca amafaranga 80 ku nzu nk'ibyo. Ukwezi kumwe. None ndavuga Imana reka mbere murageze n'ibishoboka
none naraje baseka yifatiye ngiyi ndebe ko bishoboka n'ibyanga nzazisubiza arafata amafaranga nawe ati ibyanga muri sekati tukabona ubutemeye ngo njye navuga ngo nibishoboka wenda najya kugeza yavuga ngo muri amezi abiri waba bishobotse nahaturiza niba ukwezi kuganira abana bakanyemeza mbere ko byemera amezi abiri nkajya wenda nkayabona ntabwo nahajya wakodesha gusa cyangwa wari ufite hano wakodesha wari wubatse ariko wari ufite n'inzu ukodesha imiryango ingahe kera igiriya wari ufite imiryango 13 yose bayisenya none se ibihumbi 40 baguhaye ni iby'umuryango umwe cyangwa n'imiryango yose buri kuri buri muryango 40 ntabwo tuzi uburyo babibazemo nuko bagira ni ukuvuga bafite imiryango 13 n'uwawe utuyemo 14 yose bakuvungira 40 gusa baguhaye 40 ariko iyanjye nabaga mari inzu inzu y'igunda hari na bitanu nabaga murumva hari ibishyitsi abatwara ibiri bigaragara ko ari ibintu byo mu nzu nini na byinshi nibazaga nti nayo ikaba indi miryango ingahe ubwo ni ukuvuga imiryango 13 kongera 12 25 n'iyo nzu yawe nini wabagamo inzu 23 nicyo nakubazaga ntaramenya cumi n'ine cumi n'itatu nawe ube 13 na 10 n'umukecuru 12 urumva ni inzu hafi 30 ibihumbi 40 baguhaye bya zose cyane izo nzu kuri buri nzu imwe imwe uwo mukecuru nawe bari bamuhaye ye 70 nawe bagwa 70 ariko nawe kuvuga ngo ntibaba ngo ntibatuge ngo ntibariteke ntabwo tuzi uburyo ni ukuvuga ko ku miryango ku nzu 28 babahaye 80 bakabwira se kandi bazaba nyuma cyangwa bagakira bamwe ese n'ikintu batubwiye usibye ko nta kintu n'igisi bavuga nta kintu mbese nta n'ikindi byinshi byari bihari cyaro kwandikisha bityo bakabigenza uko gusa dutegereza ikizaba ikindi bazakora natwizeye ko wenda nawe nafite uko batekereza nta kindi cyane murakoze cyane ntukongere dusubiremo cyangwa ufite ukuntu urinjiramo sawa
arwaye iki ntabwo ari umwe muri bariya ba ni umusazi wa none nibyo ako bantu ntukubizi bamukubise ryari bine basenye yabagamo barayisenya none se bamukubise muremyi nta muntu wakubise muremyi yabaye iki muremyi nta muntu ujya agize n'umukubita ngo nta bintu birenze aratega papa uriryamira ku rubavu inzu yawe se yo ntabwo wayisenyera cyahagaze wajya bishye muremyi reka tubwire uko byamugendekeye ngo wabonye bibaye wabonye bigenze biti naramanutse mbona basenye mpita mbona none kuva wasenya ubwirarira hanze gusa nabonye bibaye ndabatereke n'ibyaha none se hano ko ari mu nzira mu mazi y'imvura mu nzira y'amazi y'imvura mu bicondo n'ibisogororo ubwo ku manywa bigenze ute ufite inyamaswa yewe nkabura n'inuro oya waya sigabanya usa nk'ababaye ntitwasoza tutagarutse ko wari wabitswe ko yahitamwe n'urukuta bamuheretseho bamusenyera ariko Imana igakinga akaboko akava mu bitaro agitera kuka tangiye twibwira unatubwiye ko byakugendekeye amazina n'umutabaruka Fatubera ntuye muri uyu mudugudu w'Urugwiro akagari ka Nyagatovu umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo tugusanze hano usa n'ususumira n'ufite intege nkeya amazina yawe ni ayahe kandi ibyakubayeho ni ibiki banyita Mutabaruka Sarakiyeri nari ntuye hano nahabyariye nahageze hano muri 2000 ndubaka birakunda biranemera nari mbabyariye kare inshuro 8 mfite umuryango w'abantu 8 ariko ahejo bundi nibwo ntari mpari bagiye kuvuga baravuga ngo bavuze yuko dutuye mu manegeka ngo buracya baza gusenya ibyo ngibyo ntabwo twabyinubiye nk'ubuyobozi bwiza bw'umusaza kandi dushima kandi tuzahora n'inyuma tuzatora 100% kandi tukamushyigikira 100%. Ariko ikintu cyababaje ni uko bataduteguje no kuba twakimuka iyo baza kuduteguza twari kwimuka tukacyura ibintu byacu neza ariko bakibivuga bahise babishyira mu bikorwa batabanje ngo banaduteguze yuko twashyira ibintu ku murongo aho banaziye basanze ndi kubishyira ku murongo bahise bikubita hejuru y'inzu kandi zimwe natangiye no kuzisambura ntanateye n'amahane barangije bajya inyuma y'urukuta kandi nari mbabwiye ngo hari ibintu byanjye biri kwangirika ubwo ngiye mu nzu ndi kubikuramo babagize gute bahirika urukuta rungwa hejuru ubwo sinamenye uburyo banjyanye kwa muganga n'ubu ni n'amantuza muri radiyo bagaragaje yuko nagize ikibazo mu mugongo nagize ikibazo ahantu hose na hano ku kuguru ubu narakomeretse simbasha kugenda narakomeretse n'ibikano n'ibiki byose bariya ko nabaye ibisebe gusa kandi ninjye wamenyaga urugo kandi n'utu tuzubona nitwo twavagamo minerivare z'abana akaba ari two tuntunga kuba mu mujyi rero nta kandi kazi
iyo ufite icyo wakoraga cyangwa aho waregaga wakura minerivare nibyo byadutungaga. wari ufite amazu angahe? Nari mfite imiryango 16 ukodesha. nakodeshaga ivamo minerivare ikamenya nanjye icyo ndya, kuko nahuye n'ikibazo nari narabaye ikimuga. Ahantu nahahuriye n'ingorane nyinshi cyane na madamu. Ubu na madamu nawe yasaga naho afite ikibazo mu mutwe. Ubwo rero cyatewe n'uko gusenyerwa, cyatewe no kugusenyerwa cyangwa kuba twari dutuye hano nta n'umutekano dufite. Hari n'umuturanyi ubushize wanyoboreyeho amazi mbajije, arambwira ngo ninsanga ari njye wa mbere wabusenywe mu gihugu ngo nzaregeraho numva nifuza. ubyo ubwiye n'umuntu ufite uwe ubasha? Uwo yari umuturage twari duturanye wabimbwiye, ku buryo nabanjije no kwitabaza, nitabaza n'inzego za polisi, nitabaza n'akagari n'umukuru w'umudugudu. Ndangije kwitabaza izo nzego zose nta na rumwe rwandengeye. Abahageraga bose banteraga amabuye, bakantera amabuye banyereka yuko ntacyo mvuze mu Rwanda. Ariko nakurikiza ubuyobozi bw'umusaza uburyo adashyigikira amacakubiri, nkibaza abo ngabo ahantu babikura bikanshanga. Ubwo rero nkaba nasaba ubuvugizi cyangwa ubufasha ku musaza bwo ku buryo bashaka uburyo bangenza, bakaba bashaka ahantu bantuza. Dore ubu nangaye inzu yakodeshwaga 40,000 buri ku 80,000. Ubwo ubuyobozi bwahise bugenera madamu w'iwanjye nasanze bamuhaye 40,000. 40 kuri ayo mazu yose 16 cyangwa ku nzu imwe gusa? Kuri ayo mazu yose bamuhaye 40,000 ngo tugende dushake ngo ahantu ho kuba, ngo ibindi bizaza nyuma. N'ubu ngubu twabuze inzu. Ubu ngubu uri kubona turi kujya kubitsa ibintu. Ubu ntabwo turi bumenye naho turi burare cyangwa naho tuzirwa, n'uburyo abana baziga cyangwa uburyo bazabaho. Ubwo turi kubikesha Nyagasani. Tukaba twasaba rero yuko nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame yarenganura abaturage, natwe turimo tukaba twamusaba ngo ubufasha bw'abantu bari kurengana, bakaba badushakira ahantu ho kuba cyangwa bakaduhingura. Hanyuma ayo mazu yawe ushyize mu gaciro uri nk'ugurisha, wari kuyaha agaciro k'amafaranga n'iki? Nari kuyaha nk'agaciro nkurikije uburyo nari narayakoze. Urareba n'ibi biti n'iwanjye mu rugo, ibi ni jaride nakundaga cyane, n'abayobozi bakaza bakayifotorezamo bakavuga ati koko aha hantu ni ahantu heza cyane. Nkurikije nari kuhaha nk'agaciro ka $80,000. $80,000. Ni ukuvuga umutungo wawe wabura agaciro ka $80,000, none byarangiye bampaye $40,000. Ubwo rero nyakubahwa kandi nanasoraga n'ibyangombwa by'ubutaka ndabifite, n'imisoro ndayifite. Nta musoro nigeze ndarana kuvaho bari barabanje batwima ibyangombwa. Ariko nyuma zaho muri cya gihe nyakubahwa perezida Kagame yiyamamazaga, nibwo baduhamagaye ngo nibaze baduhe ibyangombwa twabifatiye ku Gisozi. Kuva babiduha nta na rimwe nigeze ndara ndasoze. Imisoro yose ndayifite. Dore n'utu ni utwana twanjye, utungutu ni utwana twanjye. Uriya niwe mfura yanjye, uriya wo hepfo niwe mfura yanjye. Uriya mbese ko ibintu byayogoje no kurya ni ikibazo. Ubu ngubu no kurya ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwagize gute? Bwahagaze. Ubuzima bwahise buhagarara. Ubuzima bwahise buhagarara kabisa. Ubuzima bwahise buhagarara. Abana bigaga mu mashuri? Abana bigaga mu mashuri abanza, ayisumbuye. Uretse uriya mukobwa w'imfura yanjye, ubu niwe wakoze ikizamini cya leta. Turacyategereje. Turacyategereje kabisa. Naho ubu ngubu ngewe narangije kugira gute, narangije gusa naho nabaye ikimuga, dore ko n'ubundi nari narakoze impanuka gusa naho ndi ikimuga, barantegetse yuko nta kintu nzongera gukora. Ubwo rero nari nsigaye nshingiye kuri izo nzu.
nizo zari zintunze n'umugore n'abana ko ntabwo tuzi uburyo tuzongera kubaho. ndabona ibimeze nk'inkwi zo gucana cyangwa se n'ibiki ubundi izi mbaho ko ari nyinshi ni izari zubatse cyangwa harimo amasaso y'udutanda cyangwa y'ibitanda n'ibi biti byari byubakishije hejuru nabisize hano n'ubu nashatse umuguzi wabigura kugira ngo mbone iby'abana barya namubuze bigaragara ngo ningumye kumubura ndabijugunye kuko ubwo nta kindi byaba bikimara niyo mpamvu muri kubibona birunze ahangaha. ejo rero abavugaga ngo byarangiye babiheraga kuki? nanjye ubwanjye simbizi kuko n'uburyo nageze kwa muganga simbizi, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bajidusenyera ntabwo baduteguje iyo baza kuduteguza twari kuvamo, ntabwo twari kunanira ubuyobozi bw'umusaza turanamwemerera 100%. Ikibazo ni uko bataduteguje naho banahagereye mbasaba imbabazi z'uko bagomba kureka nkabaza ngakuramo ibintu barananirana, bari gusenya abayobozi bari babahagarikiye bo ntabwo nari nabonye barabashumuye gusa. barangije kubashumura ndababwira ati mwaretse ngakuramo ibintu barananirana, barangije kunanirana kugeza ubwo banyibye n'ibikoresho byo mu nzu mbikondoroye za matera n'utundi tuntu n'amaradiyo n'ibiki byose byangiritse ku buryo nabikondoroye nsanga bihuye n'ibihumbi 500 nahombye. n'ubu ngubu kuva ejo nakomereka nta n'umuntu w'umuyobozi ndabona ngaze kumbaza amakuru uretse abayobozi naherutse baza kwa muganga, harimo umukuru w'umudugudu n'ushinzwe irondo mu murenge. nabo nuko baje kumvugisha ngo bari bababwiye yuko navuye mu mwuka, kandi koko nasaga naho navuye mu mwuka uretse kuba narasenze nkaba mvugana n'Imana nari napfuye. nuko umuntu aba yicaye ku isezerano ry'Imana, atari isezerano kwa muganga sinzi uburyo nahageze. niyo mpamvu basa naho bavuga yuko nari napfuye, kandi koko iyo narebye n'ubuzima cyangwa n'uburyo ndi kwiyumva mu mubiri bisa naho ntanari uretse isezerano ry'Imana umuntu aba yicayeho. Imana yandinze izana ku mudini. ese urabasha kugenda no kugenda mpinyagurika ngendera ku kibando cyangwa umuntu amfashe nk'ukuboko. niko kugenda kwanjye. ubu se haramutse nk'urwego rwawe rwa leta cyangwa urundi rwakwiyemeza wenda kukunganira cyangwa kumva akabaro kawe warusaba iki ruramutse rubonetse? kunyunganira se ikintu nabasaba kuri iyo mpanuka watewe n'ibikorwa byo gusenya. ikintu njye mbasaba ntabwo ndega sinagira gute, ikintu numva bamba nuko bamba aho nshyira umuryango, bakampa aho nshyira umuryango cyangwa bakamenya n'abana banjye bakiga. naho kurega leta se leta ni iyacu. ndavuga kuri icyo kibazo cyo kuvunika kubw'igikuta cyakugwiriye basenya ubuyobozi bwabyigaho bukamenya n'uburyo nzabaho kubwo byarangiye no kuba namakora byarangiye. urakoze kandi ukomeze bihangane. urakoze nawe bikonera ingene no kumenya. Yavuze ko umudugudu ni Urugwiro, akagari ka Nyagatovu, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo. amazina ni ngombwa kuyavuga cyangwa ntabwo ushaka kuyavuga? ngenda yavuga. banyita Musengamana Theoneste. abandi n'ingabo yavuye ku rugerero. niomba nazumbi duhuye uva ufite ikibazo cy'umusaya ndetse ubabara cyane, byagendekeye biti? umusaya ni buryo kuko uri kundya cyane. aha turi kuvuganira n'ahitwa iwanjye mu itongo ryanjye. igiye kubona mbona abantu baraje banguye hejuru mu gihe nari ndimo nshaka gusohora ibintu byinshi byari byasohotse.
mbona urukuta rugiye kungwira n'iyamana nagize turaza kumfata muri uno musaya ubu sinayura kurya ni ikibazo mbese sinzi ukuntu nabasha no kugera kwa muganga kuko ndimo ndaribwa cyane muri makeya icyo sinzi wenda niba hari icyo narenzaho ibi bintu byabaye n'ikintu nakwita nk'akarengane gakabije twatewe dutunga icyawukubise ku musarani iki itafari ryahanutse riyikubitaho ngo mwabatunguwe ubwita gutunga gute ntabwo wabitangaje bihagije ntabwo wabitangaje ugeze babitangaza pe ugeze babitangaza hazaga abantu tutazi harimo daso harimo polisi bati mushake bamushyira ibintu byanyu babitubwiraga nk'uyu munsi ejo bazaza bati mushake bamushyira ibintu byanyu kandi bagahita babishyira mu bikorwa koko baduteguje umunsi umwe hanyuma birangira bitugendekeye gutya izi ni inzu zanjye uri kureba nta mukiriya ndi kubona urugi naguze 30 umpamesha arimo arampa 4,500 mbese muri makeya ubuzima bwahagaze ikintu dukorera ni ubuvugizi gusa nta kindi niraza gusa njyewe uyu musaya umereye nabi sinzi ikindi kintu numva narenzaho kuko aya mazi nayo mwari mwarashakishije mwishyura iwasa cyangwa n'ubushakashatsi mwikoreye bwo kwirwanaho aya mazi nayo twari twashakishije twishyura iwasa neza nta n'ikibazo twari dufitanye na iwasa ayimini na wasake buryo bareba bubaka cyane buracya bakabisenya ufite inyamaswa yewe nkabura minuro oya waya sigabanya usa nkababaye Rwanda yewe Rwanda kujya twubaka usenya turananiwe Rwanda ubikorera iki mukavukire genda kumva muvandimwe ariko se mugire nte ariko se mugire nte iyubakira ikiraro ubaka igorofa ryawe guma n'imodoka yawe undekere ibirenge jyana inoti zawe umpe icyo giceri cyanjye uramora ikishenge ko nigeze ngira nabi n'uriya wundi umurekabeho sigaho kuntoneka sigaho kunyibutsa turi biremwa muntu oya oya mukavukira rumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari uko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi muciteka mu Rwanda miryango y'izuba muciteka mu Rwanda wasenyewe yubakiwe Rwanda yewe Rwanda Rwanda kandi urambabaje Rwanda ariko Rwanda
Rwanda wambyaye Rwanda. twihanganishije abasenyewe n'abagisenyerwa. Musigara amahoro. Mwari kumwe na Ntwari John Williams.